ngira ngo nk'uko mwakomeje kubikurikira mu gihugu cya Tanzania, umuhanzi Diamond Platnumz yafashe icyemezo abenshi bavuze yuko bakigaye, abandi baravuga bati buriya buri muntu wese iyo amagara aterewe hejuru asamaye, ndetse naho Zucu na Diamond Platnumz bakundana bafashe bamwe mu bantu bagera kuri 21 harimo na mama wa Diamond Platnumz, maze bakaba barahungiye mu gihugu cya Kenya. Ngira ni imvururu zimaze iminsi ziba mu gihugu cya Tanzania, ndetse kuva amatora yatangira kuri tariki 29 z'ukwezi kwa 10 n'amatora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania, hatangiye imyigaragambyo ya bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bavuga yuko badashaka yuko Samia Suluhu atorwa, ndetse yuko yaba cyangwa se yaba ari mu gukoresha komisiyo y'amatora kugira ngo bibe amajwi. Rero Diamond Platnumz nk'uko byari byabaye ku nshuti ye magara n'umuhanzi Juma Jux, ndetse bakamutwikira imitungo ye igera ku mafaranga menshi cyane, bavugaga yuko ari miliyoni zigera kuri 700, ndetse icyo gihe nawe yahise afata umwanzuro avuga ati ngomba gusiba ibintu byose na postinze kuri account zanjye zose byamamaza mama Samia Suluhu Hassan. Diamond Platnumz n'umwe mu bahanzi bari bashyigikiye Dr Samia Suluhu Hassan mu kwiyamamaza, ndetse dore yuko ahantu hose yabaga yagiye kwiyamamaza Diamond Platnumz yabaga ahari, ndetse yahise afata umwanzuro yuko agiye gusiba kuri account yiwe amwe mu magambo yose yagiye yandika, ndetse na bimwe mu bikorwa byose yagiye amushyigikiramo, kuko byarangiye abikoze, maze ahita anafata umwanzuro yuko agiye kuba avuye mu gihugu cya Tanzania kugeza igihe amahoro azagarukira. Ibingibi rero byagiye bigabana bamwe mu bantu bakunda umuziki we, by'umwihariko bakavuga bati burya iyo wagiye ku muntu cyangwa se iyo wagiye ku ruhande rw'umuntu urugumaho, ndetse byerekana yuko nawe ubwawe uri kumwe nawe mu bibi no mu byiza. Abandi nabo bati Diamond Platnumz ni umuhanzi kandi icyo akorera cyangwa bakorera ni abafana by'umwihariko. Ati rero ntabwo yari gufata uruhande, kuko nta nubwo arazi neza yuko wenda mama Samia Suluhu Hassan ashobora kuba ari we uzatsinda amatora. Ati icyo yakoze bimwe mu byatuma agumana abafana, cyangwa se mu batumye aba Diamond Platnumz. Mama Samia Suluhu Hassan cyangwa se Dr Samia Suluhu Hassan ubu ngubu akaba ari we watsinze amatora, ndetse akayatsinda ku kigero cya 98%. Ariko si ibyo ngibyo gusa, kuko mu gihugu cya Tanzania nubwo bwose baba Samia Suluhu Hassan yamaje kuba atsinda amatora, imyigaragambyo yo ikaba ikomeje cyane cyane, aho urubyiruko rwirara cyangwa se rwiraye mu mihanda bakomeza kwangiza bimwe mu bikorwa, bagatwika amamodoka, ndetse bakagenda banatwika station za essence, ari nako bagenda bangiza bimwe mu bikorwa remezo. Polisi ya Tanzania niyo yibasiwe cyane cyane n'insoresore zivuga yuko zidakeneye Dr Samia Suluhu Hassan, ndetse mu buryo bw'amashusho bwagiye busakara, aho wasangaga igisirikare cya Tanzania cyo, ndetse abasore bagendaga bakora imyigaragambyo bagenda bigendeka ku modoka z'abasirikare, ahubwo bagenda batera amabuye polisi y'igihugu cya Tanzania. Dr Samia Suluhu Hassan akaba ari bwo bwa mbere atsindiye cyangwa se atsindiye amatora kuyobora manda yuzuye, dore ko manda arangije ariyo manda yasimburagamo John Pombe Magufuli wari waratowe, ndetse akaba yaritabye Imana ayoboye amezi agera kuri 4 gusa. Iyi ngiyi YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Taratibu World, mu gace twise Taratibu Update, aho tukugezaho amakuru abagiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Taratibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zose zitwa Taratibu TV. Nge nitwa N Yusufu, duhure muri comment.